Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Igitondo cyiza mu bwoko bw'Imana. Turashima Imana kubw'iki gitondo cy'umugisha, igitondo cy'ubwiza, igitondo cy'ubutsinzi. Imana ishimwe kuko ikongereye igihe cyo kubaho, kandi Imana ishimwe kuko ikuremeye umunsi kugira ngo wishimiremo kandi kugira ngo uwugenderemo. Turashima Imana rero kubw'iki gitondo cy'umugisha Imana iduhaye kandi Imana ituremeye. Ni umwanya mwiza tuzindukira imbere y'Imana. Ni umwanya mwiza tuba turi imbere y'Imana. Hari hashize igihe tutabona namwe kubw'uyu mwanya, ariko turashima Imana yuko yongeye kudutera iteka ryo kongera kudushoboza kuba imbere y'Imana muri iyi saha ya mu gitondo. Dushima Imana kubw'uburinzi bwayo, kandi tuganira ku ijambo ry'Imana minota mikeya, ijambo tugenderamo mu munsi. Reka dushime Imana, Mana ya Abraham, Mana ya Isaka na Yakobo, Mana y'imbaraga, Mana yo kwizerwa, Mana yacu, Mana idukunda, Mana itwitayeho, Mana ituzi. Mana turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Turagushimye kubwo burinzi bwawe bukomeye, turagushimye kuko watuzigamye, turagushimye kuko duhaye igitondo cy'umugisha, turagushimye kuko watuzigamye mu bicuku bya nijoro. Mana kubw'iyi saha nziza turi imbere yawe, Mwami mwungeri mwiza, imitima yacu iciye bugufi Uwiteka Imana Nyiringabo, Data, kugira ngo utweze kandi udutunganye. Iki gitondo Mwami tuzindukiye imbere yawe, Mwami twemerere Nyagasani Data wongere udusange, kandi wongere Mana uduhe inyota yo kongera kuba imbere yawe no kugushaka uko bukeye uko bwije. Twemerere mwongeri mwiza. Twavugaga ngo Mwami turagushimye kuko turi amahoro, twavugaga ngo turagushimye kuko waturinze kandi watuzigamye. Turagushimye Mwami, ibiduhiga ni byinshi, ariko Uwiteka Mwami uradukingira kandi uraturwanirira. Kuba turiho, kuba turi bazima, kuba duhumeka ni neza yawe Mwami. Twemerere Nyiringabo Uwiteka iki gitondo reka kibe igitondo cy'umugisha, reka umunsi w'ubwiza kandi umunsi w'ubutsinzi ku buzima bwacu. Dushoboze Mwami gukora ubushake bwawe no kugendera mu nzira zawe. Dushoboze Nyagasani Data gutsinda ikibiri gisara cyo Mwami. Tuyobora inzira zawe Mwami Yesu, tuyobora inzira yawe Mwami, inzira yo gukiranuka. Tuyobore Nyagasani Data mu bitekerezo byacu Mwami, reka tuyoborwe nawe kuko Uwiteka Mwami Mana, abana bawe bayoborwa n'umwuka wawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Imitima yacu iciye bugufi muri iki gitondo, tunyotewe kumva icyo dushakaho, tunyotewe kumva icyo twifuzaho, tunyotewe Nyagasani Data wera wise Mwami no kugendera mu nzira zawe. Iki gitondo Mwami turasenze ngo umwuka w'Imana atuganirize kandi adusange Mwami, kugira ngo dushobore kumva icyo twifuzaho n'icyo dushakaho muri iki gitondo. Duheje imigambi yose y'ababi, duheje gukora kose kw'imbaraga z'umwijima, duheje Nyagasani Data ibitavuga Imana, mu izina rya Yesu ngo bikishwe bugufiya Mwami. Reka ijwi ryawe Nyagasani Data rituganirize, kandi Nyagasani Data rituvure kandi dukize mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, turagushimiye Mana, tuguhaye icyubahiro, tugushyire hejuru kuko uri Imana. Shimwe ni ryawe Mwami, none n'iteka ryose, amen. Yesu nashimwe cyane. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Zaburi ya 23 ku murongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Imana yacu ishimwe cyane. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Navugaga ngo 2025 reka Uwiteka azakomeza kubera umwungeri. Umwungeri ni umushumba. Umwungeri reka tujye mu buzima bundi busanzwe. Iyo umushumba w'inka, umwungeri amenya inka igihe zigomba kwahukira cyangwa kujya kurisha. Mana yacu ishimwe cyane. Akamenya igihe cyazo zigomba gushoka cyangwa kujya kunywa amazi. Navugaga ngo Uwiteka akumenyera ibihe byawe, ubwo icyo wifuza, icyo nuzagira icyo ukena. 2025 reka nkubwire, umwungeri ayobora inka urwuri rwiza. Umwungeri ayobora inka aho mu bwatsi bwiza. Reka Uwiteka azakuyobora 2025, ayobora intambwe zawe, ayobora ibitekerezo byawe, ayobora amagambo yawe, ayobore mu nama zawe zose ugisha Uwiteka Imana,
kuko nakubera umwungeri azakuyobora, azahira imigambi yawe. Mu yandi magambo, azaguhira muri byose, azakwambutsa aho udashobora kwambutsa, azakuyobora inzira igukwiriye, azakuyobora inzira y'ubwiza, azakuyobora inzira yo gutsinda. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Reka Uwiteka kubera umwungeri 2025. Reka Uwiteka ayobora intambwe zawe, reka Uwiteka kugenda imbere, reka Uwiteka azaringaniza hataringaniye. Imana yacu ishimwe cyane. Umwungeri ni umenya igihe inka zigomba gutahira. Haleluya, ni ugomba kumenya igihe inka zigomba kwahukira. Ndakwifuriza kuyoborwa n'Uwiteka. Imana yacu ishimwe cyane. Muri iki gitondo nari ndimo nekereza amasezerano Imana yaduhaye. Imana yasezeranyije abayikunda, Imana yasezeranyije itorero, Imana yasezeranyije abantu bayo. Imana yacu ishimwe cyane. Ndakwinginze reka twongere dusubire ku masezerano Imana yasezeranyije itorero cyangwa yasezeranyije abana bayo bayikunda igitondo n'ikigoroba, bafite inyota yo kwishaka. Imana yacu ishimwe cyane. Bafite inyota yo gusenga. Imana yacu ishimwe cyane. Hari amasezerano Imana yasezeranyije abayikunda. Niyo nongeye gutekereza muri iki gitondo, niyo nongeye narimo senga, Imana yongeye kunyibutsa amasezerano. Reka nkubwire isezerano Imana yahaye abayizera. Ni isezerano riri muri Yesaya 43 ku murongo wa 18 n'umurongo wa 19. Haravuga ngo Imana izagucira inzira aho abandi batazabona inzira. Imana izagucira inzira. 2025 Imana izagucira inzira. Yesaya 43 ku murongo wa 18 n'umurongo wa 19. Haravuga ngo ibyakera kera ni ryari? Mu myaka yashize, ahashize hawe. Imana yacu ishimwe cyane. Haravuga ngo ibyakera nimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Haleluya. Torero ry'Imana, hari ibyatambutse ku buzima bwacu, hari ibyatambutse ku buzima bwawe, hari ibyatambutse hahise hawe. Ariko iyo tuburi muri Kristo Yesu, ibyakera ntabwo tubyitaho, ibyashize hacu ntabwo tubyitaho. Imana yacu ishimwe cyane. Umva umurongo wa 19 rero, Kristo iyo tumaze kuba ibyaremwe bisha. Haravuga ngo ku murongo wa 19, dore ngiye gukora ikintu gisha. Haleluya. Imana ikora ikintu gisha mu buzima bwawe. Muri uyu mwaka Imana ikora ikintu gisha mu izina rya Yesu. Haravuga ngo dore ngiye gukora ikintu gisha, ubu kigiye kwaduka nimuzakimenya. Aka gace ka Beniko nshaka, nzaharura inzira mu butayu, nembeshe imigezi mu kidaturwa. Iri ni isezerano torero ry'Imana. Imana yahaye abayizera. Dore ngiye guharura inzira, dore ngiye gukora ikintu gisha, ubwo kigiye kwaduka nimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu. Haleluya. Nembeshe imigezi mu kidaturwa. Reka nkubwire, birashoboka yuko ubuzima bwawe busa nkaho buri mu butayu. Birashoboka yuko imibereho yawe irasa nkaho uri mu butayu. Mu butayu nta mibereho myiza ihaba. Mu butayu ndagira ngo nkubwire ngo ni inzira y'inzara, ni inzira y'amaganya, ni inzira yo kurira, ni inzira yo kuganya. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira, cyangwa isezerano ry'Imana yaduhaye ngo nzaharura imigezi mu kidaturwa, nembeshe imigezi. Nzaharura inzira mu butayu, nembeshe imigezi mu kidaturwa, mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wasaga nkaho uri mu butayu, wowe wasaga nkaho uri mu buzima busa nkaho bw'amaganya no kwiganyira, Imana iharura inzira mu buzima bwawe, inzira y'imigisha, inzira y'amasoko, inzira y'amazi, mu izina rya Yesu. Itembeshe imigezi ahantu iri. Reka nkubwire, abantu hari imigezi haba kororoka, haba guhinga, hakaba kwezwa, mu izina rya Yesu. Ubuzima bwari bumeze nko mu butayu, Imana igucira inzira mu izina rya Yesu. Dore irindi sezerano Imana yasezeranyije abayikunda. Muri uyu mwaka nzakurwanirira. Kuva 14 ku murongo wa 14. Kuva 14 ku murongo wa 14. Iri ni isezerano rya kabiri Imana yasezeranyije abayikunda. Reka haravuga ngo Uwiteka ari bubarwanirire
namwe mwicecekere. Haleluya. Reka nkubwire, iri ni isezerano ry'abana b'Imana. Imana irwanirira abana bayo, Imana irwanirira abakiranutsi, Imana irwanirira abayikunda, Imana irwanirira itorero, Imana irwanirira ingabo zayo. Haleluya. Nawe navugaga ngo mu izina rya Yesu, Imana ikurwanirire kubw'isezerano ryayo, kubw'isezerano ry'abayikunda, kubw'isezerano ry'abayemeye, kubw'isezerano ry'abayikurikira igitondo n'ikigoroba, abo ngabo mu mitima yabo bafite inzira zigana Siyoni. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane ngo Uwiteka ari bubarwanire. 2025 Imana ikurwanirire intambara zawe. Hari intambara wabonye umwaka washize, hari intambara wabonye 2023, hari intambara wabonye 2022, hari intambara wanyuzemo n'uyu munsi ziracyagukurikirana. Iri cyari igihe gikomeye cyane. Abisirayeli bakoreshwa imyaka 430 bakoreshwa uburetwa, ariko Imana ikura ingabo zayo mu buretwa, izikuruza imbaraga n'ibimenyetso bikomeye cyane. Ariko Farawo akomeza kwinangira umutima, ashaka gukurikira ubwoko bw'Imana. Reka nkubwire, hari intambara warwanye nazo 2024, ariko na n'ubu ziracyagukurikirana mu izina rya Yesu Kristo, kubw'imbaraga z'Imana, kubw'isezerano ry'Imana, kubw'isezerano ry'Imana yagiranye n'abayikunda yuko izaturwanira. Imana ikurwanire kandi Imana imareho izo ntambara zari mu buzima bwawe, zari zihuhagurukiye waboneshaga amaso mu izina rya Yesu, kubw'isezerano ryayo nk'uko yasezeranyije abayikunda. Irababwira muri Kuva 14 ku murongo wa 14, iravuga ngo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Imana ikurwanire mu izina rya Yesu. Irindi sezerano Imana yahaye abayikunda, nzagukiza indwara. Haleluya. Hari indwara z'abanyegiputa. Haleluya. Hari indwara zibaho mu buzima bw'abantu, ariko iri ni isezerano Imana yasezeranyije abayo. Tubona mu Kuva ibice 15 umurongo wa 26, umurongo wa 26, umurongo wa 26 Kuva 15, haravuga ngo, arababwira ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yagutegetse byose, nta ndwara nzaguteza zo nateje abanyegiputa, kuko ari nge Uwiteka ugukiza indwara. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya igitabo cyose cyuzuyemo abantu Imana yagiye ikiza indwara mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya tubwiye ngo niwumvira Imana, ukumvira amategeko yayo, ukumvira ibyo Uwiteka guteganya. Muri 2025 iri ni isezerano ry'abayikunda, iri ni isezerano ry'abana b'Imana. Imana izakukiza indwara, nta ndwara z'abanyegiputa uzongera kumva mu buzima bwawe, mu muryango wawe, ndetse no mu gihugu cyawe, mu izina rya Yesu Kristo, kuko Uwiteka Imana Nyiringabo ari we ukiza indwara. Imana yacu ishimwe cyane. Irindi sezerano rya nyuma tugiye gusorezaho ni mu gitabo cyo mu Mubwiriza. Ni mu gitabo cyo mu Mubwiriza, twirukanyire mu gitabo cyo mu Mubwiriza. Iri ni isezerano Imana yasezeranyije abayikunda. Haleluya. Reka isezerano rya nyuma tugiye gusorezaho kandi twinjire mu mwanya wo gusenga. Ni isezerano ritubwira ngo tegereza wizeye, tegereza kandi wizeye igihe cyanyu. Utegereza igihe cy'Imana. Habayeho igihe cy'abantu ku buzima bwawe, habayeho igihe cy'abakomeye, habayeho igihe cy'inshuti zawe, habayeho igihe cy'abavandimwe, ariko iki ni igihe cyo gutegereza Imana. Haleluya. Umubwiriza ibice 3 ku murongo wa mbere aravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Haleluya. Reka nkubwire, buri sezerano Uwiteka Imana yavuze ku buzima bwawe izarisoza. 2025 wige gutegereza igihe cy'Imana. Habaho igihe Bibiliya tubwiye ngo buri kintu cyose cyagambiriwe munsi y'ijuru gifite igihe cyategekewe. Imana yacu ishimwe cyane.
igihe cyategekewe, ikintu cyose cyavuzwe n'Imana ku buzima bwawe, cyavuzwe n'Imana kigiye igihe cyacyo. Imana mu izina rya Yesu, igihe cy'Imana gisohore ku buzima bwawe. Iri ni isezerano yahaye abayikunda. Nawe igihe cy'Imana gisohore ku buzima bwawe. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Mana tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyiribihe nyirubutware, twavugaga nyagasani data wera w'Isirayeli Mana ku masezerano waduhaye, amasezerano waduhaye, amasezerano wasezeranyije abagukunda, amasezerano wasezeranyije ubwoko bwawe. Reka aya masezerano mu izina rya Yesu buri muntu wese yagiraye, buri muntu wese yongere kuyibuka, buri muntu wese yongere kuyitoza. Mwami turasenze ngo aya masezerano Mwami reka tuyandike ku mitima yacu Mwami, tuyagenderemo kandi buri gihe cyose Mwami duhore tuyibwira nk'uko wabwiye umugaragu wawe Joshua. Arambwira ngo biri muri iki gitabo nakarorere kubihamisha akanwa kiwe, nibwo azabashishwa, nibwo azatsinda, nibwo azanesha. Natwe turasenze ngo Mana data wera w'Isirayeli aya masezerano Papa reka Mwami tuyagira yacu, reka tuyagenderemo, reka tuyabyukiremo, reka tuyaryamiremo, reka tuyagenderemo uyu mwaka wa 2025 kugira ngo dushobore kubashishwa. Turagushimye Mwami nyiribihe. Mana tuguhaye icyubahiro, Mana tugushize hejuru. Uyu munsi reka umunsi w'umugisha, reka uyu munsi twongere kwibwira aya masezerano wadusezeranyije Papa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwongere mwiza. Mana tuguhaye icyubahiro kandi tugushize hejuru. Shimwe ni ryawe none n'iteka ryose. Amen. Mana ibahe umugisha, Imana bagire neza. Uyu munsi reka umunsi w'umugisha ku buzima bwawe, umunsi w'ubutsinzi kandi umunsi wo kunesha. Shalom.